arashaka dushaka undi muntu se ntabwo uri tayari mumbwire nyine ntaganubwira ndangize mumbwire nese ko ugiye kure nkubwiye ngo iki warumbwiye ngo uzama umuti w'amazi muhe simbi nyine inde iribagiza nani akoze iki cyane ubwo wabona ko kutazawuha isimbi nahita nkukura amayo maso twaba duhuriye se simbi nawe kuki umuvuza isimbi nuko nza mbitiranya cyane ariko mbwiye nyine ako kazi numve nimba nagakora ni iki koko Festo baragwa miliyoni 2 miliyoni 2 uri kuyumva amafaranga ntabwo ndabona zambara amarorero iki cyananiye amafaranga uri tayari kwakira kashi ukagera gushyira mu ngiro ibyo nkubwiye kandi ayo mafaranga nibamara kuyagukora ikosa genza yagwara uko akazi karangiye ni ugufata uwo muti ukawushyira mu mazi ya iribagiza akawa yewe na rurangirwa akimara gukanguka burya na rurangirwa kiri aho hafi ukamu n'undi wese uzabona azayanyweho ubundi akazi kawe ugasoje ariko abantu dukeneye nabi iribagiza na musaza urana kwa kundi bakire cyane bamwakira bya binyobwa bamutegurira sibyo ushaka kwijira gutyo ukagira gutya mu kintu neza uhamya ko ari bukimwe nicyo rurangirwa ari bumwe miliyoni 2 ntabwo za guhindurira ubuzima miliyoni 2 uzinka zirimo ubuzima irimo nyoko yahinga kumya wigira indangaro uri aho ngaho ugumye urakora ntabwo ukora uzaba muri amasafuriya kugeza ryari Fisto uragakora ntabwo ugakora urabizi ko ndi mapanze n'ibindi byose nanjye bigena nakijyanira ariko uragakora ntabwo ugakora kandi wibuke amafaranga nahaye nyoko ubwo nayo nyine uvuze ubu yashaka ubundi yasubize ninjye uyu ni umukozi wanjye ibyo nasezeranye nawe arabizi urankorera akazi cyangwa ntabwo ukora nutagakora umereza amafaranga nagurije nyoko ikindi cya kabiri nubinkorera neza iteni ntaki rya nyoko yangiyemo ndahita nyoko witirirangiza Fisto uri tayari ndagakora uragakora okay wumvisha amabwiriza ukuntu ameze iribagiza gikanguka ni uguhita ushaka ikirahure kirimo amazi ukamuvangiramo umuti umeze nk'amazi ukihuta nta wundi muntu wagira ikintu amuha ugahita umuhereza akamutera akira azakanguka afite icyaka ndabizi ku buryo bukomeye utuyemuhereza yawe noneho hazasigara umuti uzasigara ugomba nawe umupolisi nazanywaho kanyumvira gitangiye kunshubiriza ariko wowe uko uyu nguyu ibyo yigira byose arabizi azi ibyo akora ubuse amakuru yose niyo yaduhaye na musaza wo urumva nakanguka musaza wazaba ari hari yandi iribagiza yasigaje cyangwa se nawe uzamushyirire maji uyamuhe ashobora no kuba ubundi ni ngombwa amazi se ntiyanafushyira no muri fanta namwe byangiye kubabaza cyangwa muri ji wihubwo muri ji muri fanta hari igihe byarabura ariko burya mpu muri ji urumva bakunda si ibyo nabonye harya niba tubwiye ngo bakunda kumwakiriza ibintu by'amaji n'ibiki byose ji n'amazi akunda aha cungira hafi rero ku buryo nawe uzahakikije amugize gute anyweye umuti muri ibyo bintu bazamwakiriza uri tayari mukuzanire bakunze b'inzira y'umusaraba noneho ko Fisto bamuhaye akazi kagoye Rugema na Fabiola bamuhaye ibintu bikomeye cyane kubera ko ibi bintu biragoye kuba Fisto bamuhaye noneho akazi ko kuba yajya kuba yaroga iribagiza ndetse na musaza we agiye kujya kwa CYUSA kubera ko ari umukozi wabo akazabasha kuba yatanga amazi bagiye kumuha. Ese wowe uri Fisto wakora iki kubera ko tubonye ko Fabiola hari amafaranga umubyeyi wa Fisto amurimo kandi amuteye ubwoba ati nutakora kano kazi ugomba kuba wanyishyura amafaranga yanjye. Rero jyawo hasi muri comment nimba tubashe kuba twagera na hano kuri no munota ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filime Inzira y'Umusaraba, kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu ngiye kuba nagusobanurira buri kimwe cyose kigiye kuba cyaza muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. Ese ibintu biraza kuba bimeze bite? Ese uyu muhungu Fisto araza kuba yakemera aka kazi bamuhaye? Byose turaza kuba twabireba
ese uriya mama Cyusa ndetse na mama Kanyana baraza kuba bakora iki bo, kubera ko twabonye ko mama Kanyana yagiye kuba yareba mama Cyusa hari ibintu barimo baganira ku bintu biri kuvugwa hano kwa Rugema mu rugo. Byose nabyo turaza kubireba. Ese Iribagiza we araza gukanguka? Byose nabyo turaza kubireba. Niba rero tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe. Kandi hari amakuru meza noneho ko twamaze kubona ko mama Iribagiza akiriho. Mama Iribagiza ntago yapfuye, nawe turaza abantu bifuza ko mama Iribagiza yaza hano muri no filime, mujyaho hasi muri comment muvuge ati dushaka mama Iribagiza, kubera ko ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ese Kamarade na Emile bo ko bari bagiye kuba bavuga amakuru Iribagiza abashije kuba yakanguka, ese biraza kuba byagenda ute? Kubera ko twabonye ko muzehe yabashije kuba yababuza kuba hagira ikintu batangaza ku makuru bazi. Byose nabyo tugiye kuba twabireba. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba urimo uraribona, nurangiza ujye aho hantu kuri like uyikoreho nimba wishimiye ko mama Iribagiza yazaza hano muri no filimi. Nimba ubishaka, umuntu ushaka ko mama Iribagiza yaza muri no filimi, najye muri comment atangemo igitekerezo, anarangiza akande kuri like kugira ngo turebe ko kuri no munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira, kubera ko iyi filimi yacu iri kugenda igaragaramo ibintu byinshi biri kugenda bishimisha abantu kuri uyu munota. Harimo ibintu bitangiye kuba byazamo tutari twiteze, kuba Rugema ndetse na Fabiola bafite imipango idasanzwe, kubera ko bafite indi plan yo kuba yabarimbura buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo Iribagiza anywe umuti. Kandi twabonye noneho ko Nyiranambara yahamagaye Fabiola akabasha kuba yamuha amakuru. Ese ibintu biraza kuba byagana hehe? Byose turaza kuba twabirebera hamwe, kandi ni ibintu byinshi byagiye biranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko ari ibintu byiza cyane biri kugenda biyigaragaramo. Nimba tubashije kuba twagera kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba ugiye kuba wasobanukirwa ibintu biraza kuba byaranga iyi filimi, jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe. Nimba nandi bitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima. Kandi twabonye ko uriya mwana Fisto ibintu noneho bamuhaye, ibintu Fabiola ndetse na Rugema bamuhaye ntago ari ibintu byiza, kubera ko bamuhaye kuba yajya kuba yaroga Iribagiza ndetse na musaza we. Se Fisto araza kuba yabigeraho? Byose nibyo turimo kurebera hamwe. Rero ni byinshi cyane turaza kuba twareba. Ese uyu mukobwa Kanyana we, uyu mama Kanyana we, ibyo biraza kuba byagarukira he? Kubera ko nawe twamaze kubona ko asigaye afite impuhwe Iribagiza, ndetse hano n'umuryango wo kwa Cyusa wose bari baje kusura we na koci mama Kanyana na koci bari baje kuba basura hano kwa Cyusa kugira ngo babashe kuba bareba uburyo bameze, kubera ko ari we muryango Iribagiza azashakamo, agiye kuzashaka Cyusa. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Mama Kanyana ndetse na koci bari bazanye hano mwa runo rugo, kubera ko bari baje kuba baganira ku bya Iribagiza. Uyu mama Kanyana abazaniye n'amakuru mashyashya ari kuvuga kwa Rugema, kubera ko nta makuru baba bafite. Kandi twamaze kuba twabona muri episode yarangiye uriya musore ukora hano kwa Cyusa, uriya Rugema agiye kuba yaha akazi. Uriya mwana Rugema arimo arashuka, barimo baramuhatiriza kuba yaza kuba yaroga. Kandi uriya mwana twabonye ko nta mutima wo kuraga afite, nubwo yabanekeraga yatangaga amakuru, ariko agiye kuba yakora ikintu kubera ko kitari murimo, ahubwo hari ideni mama we afitiye Fabiola, ahubwo ashaka kuba yamwishyura. Rero bamuteye ubwoba ati nutabasha kuba wagenda ngo ufate aya mazi uzajye kuba waroga Iribagiza ndetse na musaza we, ugomba guhita unyishyura amafaranga yanjye. Kandi uriya mwana twamaze kubona ko yibereye hano mu buzima bubi, kubera ko ari umukozi wa hano kwa Nuza kwa Cyusa. Rero uri kumva amafaranga naho yayakura yo kuba yakishyura Fabiola. Uri kumva rero ibintu bigiye kuba byaba ntago ari ibintu byiza, kubera ko Rugema na Fabiola babashiye kuba bamuhatiriza, bakabasha kuba bamutera ubwoba, kubera ko twabonye ko Fabiola yarimo amubwira ati mama wawe ararwaye urabizi, kandi hari amafaranga namuhaye mugomba kuba mwanyishyura. Rero uyu mwana Rugema na Fabiola babashe kuba bamuha 2 miliyoni kugira ngo abashe kuba yakora akazi bari kumusaba, kubera ko ni akazi katari keza, kubera ko nta wundi muntu wagashobora, kubera ko Fabiola atabasha kuba yagera hano mwa runo rugo, atabasha kuba yagera hara kwa Bacyusa, ntabwo yabasha kuba yaroga uriya mukobwa Iribagiza. Ariko barebye basanga uyu muhungu
muhungu kubera ko yazaniraga amakuru Fabiola. Rugema atekereza uburyo agomba kuba yarogamo Iribagiza, kandi twabonye ko Rugema bwa mbere yajyanye amazi kwa Cyusa ariyo yari yitwaje, buriya bwari uburozi agira ngo kwa Cyusa Iribagiza nakanguka mama Cyusa azahita yamuha, ariko mama Cyusa yamubonye mbere abasha kuba yabitokesha, abasha kuba yamenya ikintu kirimo kubera ko Rugema bamuzi atari umuntu mwiza. Rero nimba wizera ko Imana ikora ibintu bikomeye cyane ikabasha kuba yakiza abantu, ikabasha kuba yakora ibitangaza, jya muri comment ushyiremo amena, kubera ko uyu mugambi wa Rugema ndetse na Fabiola uze kuba wapfuba nimba wizera ko Imana ikora. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe banza urikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, nurangiza ukore kuri like nimba wifuza ko Iribagiza ataza kuba yahabwa buriya burozi amaze kuba yakanguka. Ese uri kumva ibintu Rugema ndetse na Fabiola bagiye kuba bakorera uyu mwana? Urumva ko atari ibintu byiza cyane, kubera ko uyu mwana yari umwana witurije, nubwo ari umwana w'umukene ariko yari akwiye kuba yakumvwa, kubera ko babashe kuba bamuhatiriza, kubera ko abarimo ideni, umubyeyi we abarimo ideni. Uri kumva ko uyu mwana nta yandi mahitamo afite, agomba kuba yakora kano kazi Rugema ndetse na Fabiola bamuhaye. Ese uyu mwana we biraza kuba byamuhira? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe. Ariko tumaze kubona ko Imana ikora ibitangaza, nimba ujya usenga ukaba wizera Imana ko ikora, uyu mwana araza kuba yabicamo, kubera ko Fabiola ndetse na Nyiranambara n'abagome cyane twamaze kuba twababona, nta kintu kizima bakifuriza umuntu. N'izi miliyoni 2 barimo baramuha, bashobora kuba hari imitego bashaka nawe kuba bamutega, kubera ko arangije kuba yakora akazi bamusabye. Fabiola muramuzi ndetse na Rugema bashobora kutayamuha, bashobora kuba bamubwira ati ayo twakugurije aba ari utwara. Rero uri kumva ko uyu mwana agiye kuba yajya mu ihurizo rikomeye cyane, kuba agiye kuba yakora icyaha atabigambiriye, ahubwo ari ukugira ngo arokore mama we, kugira ngo batabasha kuba bamwishyuza amafaranga kandi nta hantu yayakura. Rero uri kumva ko nta yandi mahitamo afite. Rero abantu bifuza ko uyu musore Fabiola ndetse na Rugema bagiye kuba bakoresha, abantu bizera ko Imana ikore ibitangaza, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwavuga ibitekerezo byanyu by'uburyo muri kubonamo iyi filimi, kubera ko imigambi ya Rugema itazabasha kuba yacamo, kubera ko Imana ihari. Iribagiza ntabwo byakemera ko anywa uburozi, ahubwo agomba kuba yakira. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza agiye kubasha kuba yakanguka muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. Nimba nawe wishimiye ko Iribagiza arakanguka, jya aho hasi muri comment uvuga ngo dushaka Iribagiza ko akanguka, kubera ko ari ibintu byiza cyane. Noneho kuba Iribagiza namara kuba yakanguka akagaruka hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, uri kumva ko Rugema ndetse n'uriya Fabiola atari ibintu byiza, ntago ibintu biraza kubabaho, ntago baraza kuba babakira. Ariko uyu muhungu nawe Iribagiza nakanguka araza kubura uko amuha buriya burozi, kubera ko nta yandi mahitamo yari afite, ariko araza gutekereza neza abumwime. Rero uri kumva ko uyu muhungu rero agiye kuba yakora igikorwa gikomeye cyane hano muri ino filimi. Nubwo yari yashutswe, yari yahatirijwe kubera ubukene, kubera ideni barimo Fabiola, yari ashaka kugira ngo Fabiola ahise amufatirana ati ugomba kuba wanyishyura ideni mu ndimo nimba udashaka kuba watora akazi. Kandi Fabiola agumye yishingikiriza ko amafaranga ntacyo adakora, ariko kuri ino nshuro haraza kuba hakora Imana, ntabwo haraza kuba hakora amafaranga, kubera ko tumaze kubona ko kwizera Imana ari byo bya mbere. Nimba nawe wizera Imana ukaba ushimishijwe n'iyi nkuru yuko Iribagiza araza kuba yatoroka buno burozi Rugema ndetse na Fabiola bari batanze, jya hasi muri comment uvuge amena, kubera ko ni ibintu bikomeje kuba byashimisha abantu, kubera ko iyi filimi itangiye kuba yagera ahantu haryoshye. Kuba Iribagiza yaragiye kuba yakanguka, Rugema agashaka kuba yatega indi mitego, ariko Rugema imitego yose ari gutega ishobora kuba yamushibukana, kubera ko nta n'umwe ukiri kurya, nta mutego n'umwe ukiri gufata, ari kuyitega yose igashibukana ubusa, kubera ko yagiye no kwiba umuti kwa kamarade ashaka kuba yawangiza, babasha kuba bamufata. Rero uri kumva ko ibya Rugema byo bitagiye kuba byamera neza, ibya Rugema bigiye kuba byahinduka ibindi bindi, kubera ko tumaze kubona mu hano muri ino filimi ibintu bigiye kuba byaryoha cyane. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment tubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byinshi turi kugenda tubonamo bitangiye kuba byaba byiza, bigiye kuba byahinduka abantu benshi, bigiye kuba
bizakurura abakunzi bakunda filimi Inzira y'umusaraba ari benshi kubera ko twamaze kubonamo uyu musaza Papa Kamarade ndetse na Kamarade na Emile barimo bajya inama y'uburyo bagomba kuba bazabwira Iribagiza ukuri nabasha kuba yakanguka kubera ko twabonye ko Iribagiza abantu babashe kuba babisaba ari benshi ko yakanguka. Rero ku munsi w'ejo Iribagiza arabasha kuba yakanguka. Rero abantu bishimiye ko Iribagiza araza kuba yakanguka bakaba bakiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, mubanze muri kandeho nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira bakabasha kuba bakumva ibintu biraza kuba byakurikira muri episode iraza kuba yaza, bakabasha kuba basobanukirwa kandi hano habasha kuba hatangirwa amasomo agiye atandukanye aza muri filimi Inzira y'umusaraba. Rero ni byinshi biri kugenda bigarukamo hano muri ino filimi kubera ko Kamarade ndetse na Emile bari barimo baganira ku buryo Iribagiza namara kuba yakanguka ibintu bazahita bamubwira. Bari bashaka ko bamubwira ko mama we akiriho, mama we ari ahantu ariko nabo batahazi. Rero ntago ari ibintu byiza cyane kuba Kamarade na Emile bari bagiye kuba babwira Iribagiza ukuri kandi agikanguka akifite agahinda. Urikumva ko Iribagiza ariko nakanguka yibutse ibintu byose, urikumva ko azaba nabyo yabyibutse, uretse ko uriya musaza Papa Kamarade yababujije kuba babwira Iribagiza ko mama we akiriho. Rero urumva ko uyu musaza Papa Kamarade hari ibintu akirimo ategura, hari amakuru akirimo ashakisha kugira ngo azabashe kuba yaha Iribagiza amakuru yuzuye neza. Rero urikumva ko Kamarade na Emile bari bagiye kuba bahubuka bagakora ibintu bitari byiza kuba babwira Iribagiza gikanguka akimara kuba yakibuka bakamubwira ko afite umubyeyi kandi we yarazi ko yapfuye. Rero uri kumva ko ari ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane muri ino filimi Inzira y'umusaraba. Rero nimba tubashe kuba twagenana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyawe hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Ese wowe urabona ibi bintu biraza kuba byagana he kuri episode, uhereye kuri episode twabashije kuba twabona twese? Rero ni byinshi biri kugenda bigarukamo hano muri ino filimi Inzira y'umusaraba kandi hari bimwe na bimwe twamaze kuba twabonamo biri kugenda bishimisha abantu benshi bafite amatsiko menshi yo kuba babibona. Abantu benshi bafite amatsiko yo kuba babona mama Iribagiza yaje hano muri ino filimi. Rero nimba wifuza kubona ko mama Iribagiza ushaka ko yaza hano muri ino filimi, jyewe hasi muri comment tubashe kuvuga ati dushaka mama Iribagiza kubera ko ni ibintu byiza cyane, kubera ko Iribagiza noneho abonye umubyeyi akabasha kuba yamwitaho, noneho nawe akumva uburyohe bw'umubyeyi kubera ko yakoreye kwa Rugema atotezwa. Uri kumva ko byaba ari ibintu byiza cyane kandi ntago ari ibyo gusa twamaze kuba twabona, kubera ko twabonye ko uriya mukobwa Coach ndetse na mama Kanyana bari bagiye kuba basura hariya kwa CYUSA, bagiye kuba bareba uburyo Iribagiza ameze nk'umuntu w'inshuti yabo. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Rero twamaze kubonamo ko ibintu byari biryoshye cyane kubera ko twabonye ko mama Kanyana yabaganirije akababwira n'ijambo ry'Imana. Rero abantu babasha kuba bakundira mama Kanyana iri jambo agenda bagezaho hano muri ino filimi Inzira y'umusaraba, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwavuga ati amen, kubera ko uyu mugore mama Kanyana abasha kuba yashimisha abantu benshi. Hari abantu abasha kuba yafasha muri ino filimi kubera ko twamaze kubona ko agenda avuga ibintu akizeramo n'Imana ko ikora ibitangaza, ni Imana we ibasha kuba yamwizereramo, nibyo abasha kuba yakizereramo. Niyo mpamvu yari arimo yizera ko Rugema azatsindwa kubera ko Iribagiza yamaze kuba yanywa umuti wa kabiri. Rugema ntabyo yashakaga ariko byabashije kuba byacamo. Rero n'Imana yabikoze ibasha kuba yakora ibitangaza byayo. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe ukaba wizera ko Imana ikora ibitangaza, jya muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri filimi Inzira y'umusaraba, biri kugenda bishimisha abantu benshi bayikunda, abantu benshi bategereje bafite amatsiko. Nkubwira ko filimi yacu igiye kujya yaryoha, noneho igiye kuba yakundwa cyane kurushaho kubera ibintu bigiye kuba byazamo, kubera ko tugiye kuba twabona
kuzamo mama Iribagiza n'abandi bantu tutari twiteze ko bazamo. Rero uri kumva ko filimi yacu iri kugenda itungura abantu, ariyo mpamvu noneho iri kurushaho gukundwa. Murabona noneho Iribagiza namara ko yakibuka buri kimwe, uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiola na Nyiranambara ibyabo bitazaba bimeze neza, kandi twamaze kuba twabona ko Fabiola yari arimo avugana na Nyiranambara kuri telefone, barimo bavugana uburyo ibintu bigomba kuba byagenda. Rero ariko Nyiranambara yabashije kuba yarakarira Rugema, uri kumva ko Nyiranambara abashije kuba yagaruka hano mwa runo rugo kubera ko Rugema igihe yaryamanaga n'uriya mugore mama Kanyana, Nyiranambara byaramubabaje cyane, ashaka no kuba yaza hano mwa runo rugo, ariko yahise abihindura avuga ko ashaka noneho kuba yatoroka agahunga kubera ko ibintu noneho biri kuba ntago ari ibintu byiza cyane. Rero yari arimo abwira Fabiola ati agombe kuba yasigara ku rugo hano kwa Rugema wenyine, abwire na Rugema abashe kuba yahunga, ariko Fabiola we yabyanze, amubwira ko we atagomba kuba yahunga ahubwo agomba kuba yafata izindi ngamba. Rero uri kumva ko iyi filimi noneho igiye kuba yaryoha kubera ko Fabiola yemeye kuba yafatanya na Rugema noneho kugira ngo babashe kuba baroga Iribagiza ntabashe kuba yakibuka, kandi bashaka kuba baroga Iribagiza na musaza we kugira ngo bose noneho bahite bibagirwa. Rero uri kumva ko ibintu Fabiola ndetse na Rugema batangiye kuba bakora ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko uriya mugore Nyiranambara we yabashe kuba yabavamo, yagiye kuba yakora ngo akazi ka leta, ariko twamaze kumva ko ahubwo hari ahantu yagiye kuba yagabana ubutaka, hari ahantu bafite ubutaka, ariko yararimo abwira Fabiola, yararimo abwira Nyiranambara ngo babumwandikeho kugira ngo Iribagiza niyibuka buri kintu cyose azabashe kuba bazasange kwa Rugema nta kintu bafite, ahubwo imitungo yanditse kuri Fabiola. Uri kumva ko nta yindi mitungo batwara, ariko uri kumva ko Nyiranambara ndetse na Rugema Iribagiza ntabasha kuba yakibuka byose, ibyabo bizaba birangiye, bazaba bagiye mu mazi abira, bazaba bagiye kuba bakikurira gereza kubera ko bamaze kuba bayikururira, ariko bagiye kuba bayijyamo. Noneho urumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha cyane hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi nimba tubashe kuba twagera kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba washyiramo ibitekerezo bye by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama-emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twe turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho ibintu biraza kuba byakurikira muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ibitekerezo mutanze bibasha kuba byazamo, rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane bibasha kuba byatambuka hano. Kandi dukomeje filimi yacu, murabona ko noneho ibintu bigiye kuba byahindura isura kubera ko turi kugenda tubona ibintu biri kugenda bitungura hano muri no filimi, biri kugenda bitungura abakunzi bacu bakarushaho noneho kuba baryoherwa na filimi yacu. Rero uri kumva ko ifilimi yacu igiye kuba yagera ahantu haryoshye, kuba noneho Nyiranambara nawe yatangiye kuba yashyira agapira hasi, akaba hasigaye Rugema ndetse na Fabiola. Nyiranambara ashaka kuba yahunga yongere kuba yagaruka, ariko agombe agaruke kugira ngo ahanirwe ibyo yakoze, kubera ko ibintu yakoze atari ibintu byiza cyane kuba yarafatanyije na Rugema kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza papa we, ariko ntago ari ibintu byiza yakoze. Uri kumva ko we yahunze, ariko hasigaye Fabiola na Rugema, kandi Fabiola we ni umufatanyacyaha, niwe ubagira inama. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yaryoha cyane, kandi twamaze kuba twabonamo ko mama CYUSA noneho yishimiye ko Iribagiza yabasha kuba yakanguka akibuka buri kimwe cyose, niyo biriya bintu by'imanza bya Rugema ndetse na Nyiranambara bitaba, ariko Iribagiza yakaba yibutse, nibyo byabasha kuba byamushimisha byonyine. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yaryoha cyane. Kuri uno munota tubashe kuba twagera nawo, nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kandi wo nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, nimba ushaka ko utanga igitekerezo kizabasha kuba cyaza muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko tugendera ku bitekerezo byanyu. Kandi n'abantu bifuza ko mama Iribagiza yaza gukina muri ino filimi, mugende mudatanze ibitekerezo byanyu, kandi mugire inama uriya mwana Rugema yabashe kuba yakoresha ndetse na Fabiola, kubera ko Rugema yabashe kuba yamukoresha ibintu bitari byiza byo kuba yajya kuroga Iribagiza.